reka ngusuze cyane mwifuriza ibihe byiza kugubwa neza cyane wowe ukunda Iris TV Rwanda ni by'agaciro nkubwire ngo yambi ndizera kumeze neza cyane rwose dore ko ari umunsi wo ku wa gatatu mwiza kuri dukurikira by'umwihariko mwebwe mutwereka ko turi kumwe ijana ku ijana wowe duha comments wowe uduha ibitekerezo byose ibyo duhindura ibyo twongera mu biganiro byose dukora no munsi ku munsi ariko nanone natwe ntiduhema gutekereza ibyiza twabakorera nkuko mubizi rero twabasezeranije mu minsi ishize twababwiye ko kabisa tugomba gukurikirana ese nyuma yo gukorana nabo bita The Kiffness ubwo ni Gogo Glorious umwe mu bahanzi dukunda cyane ese ibikorwa bimeze gute twe twaberetse ubushize twavuye gusura mu rugo iwabo ndetse manager we Augustin Nsabimana amufasha mu buryo bumwe na bumwe ndetse banadusezeranya ko bagiye gukora ibikorwa twamenya amakuru ubwo natwe tuhita tuvuga tuti nta kundi tugomba kujya kureba bari bafite studio session bagiye kujya muri studio nyine bakore indirimbo barebe uburyo nyine ngo bazamura umuziki wa Gogo Glorious natwe turahari nka Iris TV murabizi ko tugomba kubana cyane umunsi ku munsi mu bikorwa akora mu bintu byose ashyira imbere yaba umuziki muri rusange yaba nibikorwa byiza nkuko ateganya yavuze ko namara kugira ubushobozi azafasha abana batishoboye imfubyi abapfakazi ndetse ubwo byinshi cyane agenda azirikana cyangwa se ateganya gukorera umuryango nyarwanda ndetse n'isi yose kuko ngira ngo niba umuntu ageze mu Bwongereza ndetse ubwo ni The Kiffness David Scott numwe mu bantu b'abanya South Africa ariko bakorera umuziki muri United Kingdom aha rero twebwe tugiye kubasanga muri studio session bagiye gukora wakwibaza rero biraba bimeze gute twebwe turirinda kwerekana byinshi turi bwirinde kwerekana ni ese indirimbo ni iyihe itarasohoka turabumvisha agace gatoya cyane mwumve uburyo byifashe mwumve uburyo ese Gogo muri studio abameze gute undi tubereke vibe abafite byose ubwo ariko nanone tubasezeranya ko mugomba kujya kuri channel ya Gogo Glorious mugakora subscribe ndetse mukomeza kureba ibihangano bye dore ko ino ndirimbo ku munsi wo ku cyumweru yadusezeranije ko azaba yayisohoye yadusezeranije ko azaba ari indirimbo y'igitangaza turabumvishaho gatoya nawe washyira muri comments ese indirimbo urumva izaba yitwa gute urakeka iyo ndirimbo ari ubuhe bwoko ikoze mu yenjyana turabumvishaho gatoya tugiye kwemererwa kwinjira muri studio ntago tubereka byinshi cyane ni production nayo nziza cyane izaza bizagaragara muri video izaba yakozwe ariko nanone ubwo tugiye kureba ese indirimbo n'ubuhe bwoko ikozite ese yitwa yate byinshi cyane bya Gogo Glorious nubwo mbere tugiye kureba studio session niye kuri Iris TV tugiye kureba byinshi cyane bijyanye nayo ariko ubwo turabararitse nyine mujye kuri channel ya Gogo Glorious ndetse mukore subscribe mukomeze munarebe ibihangano biriho ubwo ikindi kintu ku cyumweru turabararitse nkuko twabibabwiye tugomba kumupromotinga akaba yava ku rwego rumwe akajya ku rundi ndetse akaba yaba umuhanzi mpuzamahanga na Iris TV Blaise the radio guy reka mbabwire ko rero ubwo dukomeje reka tuanze turebe studio session ya Gogo Glorious ubundi tubasezeranye ko ku munsi wo ku cyumweru kuri channel ye hazaba hagiyeho n'indirimbo ye Nshyashya